urumva ndikumva ibintu byakomeye hano hanze. ibiki ba mudugudu bagiye kongera gutora. oya da ingoda umva ikintu rero tugiye gukora, tugomba kurwana inkundura kugira ngo ngenze gute subireho. Atari ibyo amafaranga y'ubudehe ndoze ko twayariye none turabigenza dute? ndubizi ahubwo baratuzira. umva rero ngugira inama itari ingecuru. Yego, turashaka ukuntu ducengera muri babandi bo dusangiraga. noneho nanjye mfite itsinda rijya rinyumva. umva uwo ndajomba 2 uwo ndajomba bingahe babakene bose batuye muri isibo yawe. umva bose ngiye kubigarura. hari hasigaye 30,000 ubwo nimbona ng'abaturage 40 buri wese muha 2,2 umva tugomba gushiraho isibo twizeye. urumva kugira ngo bizadufashe kugenza ute. noneho ngababwira ati rega uziko byahuramo muzi ko mudugudu bagiye kubakuraho ba mudugudu batora abandi kugira dusubirane mudugudu wacu. umva uwo ndageraho ngaka wondagera ni inzara yo muri uku kwezi mujomba noneho mbabwire ati mbabwire ngo twese tugomba gutora mudugudu wacu agasubiraho kuko aramutse avuye bagatora uwundi tishati. umva tibyozamu nibyo mwabonaga mwabibura. umva mwabibura noneho kubera ko twabahaye bya bihumbi buri wese 2,2 uzi ko harimo n'afite abana bazingamye kubera bwake. hari nabo ngiye mfashaga ku giti cyanjye bazaga no kumesera. ako kantu tukarangize gutyo. wihombera amaso kuko niwe ushinzwe ikigega cy'amafaranga. niwibeshya bazagufunga nanjye batansize. ni ipinguda ariko ngenda bikora kwa kundi bose ndabinjirira. humura urasubiraho cyane ngo herekeze. ndumva ibyo byo ari uko pe niko bimeze. gahunda ni nabirangije yewe sisi biranyangiye Marisiyana urakina kucupa ahubwo ndiyegereza abagore nga 5 n'abagabo babo. waruzi yuko nabariya rega bazatorwa. urumva bo tuzatora nyine nk'abisibo nibo tuzajyana kujya gutora hehe ba mudugudu. ugomba gushakira abisibo twumvira. ongeye Marisiyana uranyobewe sisi biranya ibyo byihorera tubikore gutyo. gahunda ni iyo. muraho neza. yego mwazindutse rero ndi kubona rwose mwabukereye. ndagira ngo rero mbabwire amazina yanjye nitwa Nyiramariro Nadia. dore uko amatora bigiye kugenda. turatora mudugudu, turatora umutekano, ushinzwe imibereho myiza, ushinzwe iterambere n'ushinzwe amakuru. nagira ngo mbereke umuseseri uri bumfashe kugira ngo ababwire gahunda z'uko tugiye kubana muri aya matora. ushinzwe amatora n'uyu. murakoze. nanjye amazina yanjye nitwa Nyirabikari. ubwo ngiye kubaha impapuro dutore mu nyandiko. ibindi bikorwa nimumara kuzakira murakurikizaho mutore. murakoze. mwakire. wowe biki mwakire gutangira kw'amatora. njye ndatora ndamuzi. ibintu ubona uko bidasobanutse. rwose umva uri munyarwanda uri muturage atora. akira muyobo njyewe nanjye ndatora uwo nshaka. njyewe mfite ko ndibwandikireho. ufite kurandikiraho. wakoresha tablet. wari wakabonye. nanjye mfite tablet. ko mfite ubumuga bwo kutabona ntabwo nakwandikisha ikaramu. nanjye umva none kino nicyo mutore nicyo mwandikiragaho ni igiki? iki ngiki nicyo twandikiraho. urabona haba harimo urupapuro. yego none runo rupapuro rushize umungumu gutya ukagira gutya. noneho niko kidufasha kwandika. noneho akangaka ni nkako nakwita nk'ikaramu mbese nawe. niyo karamu. iyi niyo karamu. noneho ngewe nkagenda ndi gutobora gutya muntu mbese nimara kwandika inoza ndaguhereza urebe. mwereke ibyo utoye se. gutese kandi gutora ari ibanga. oya gutora ni ibanga.
ntacyo gutora ni ibanga ibindi byo kuvuga mvuna abandi njyewe ntabwo ndaba mu bantu bagomba kureba ari amajwi barabara ndeba barabara ndeba ikintu kigaragara cyo niba turya amajwi uriya mutamu no kunangana uriya mutamu kunangana bigaragara mvuna akavuga keke rero swa yazi haza uriya mugore so mu karere uramenye abantu asawa ikintu gihari igikize sikuru kunyuka inara nyine ntungane utabyihorera ry'umuntu tubiziranye none bajya kumwereka iki ukari burya namwereka nanjye yaranyereka ntabwo ndakwereka nanjye uranyereka amata nagabacewe oya ibyo nimara kugira njyewe ndamwereka munuza ntabwo ndamwereka izina abari bisoma ariko barahari urajya kumwereka iki kandi abashinzwe kubarura amajwi bahari kuki bari gushaka kukunyinyika twarekeye none abantu mugomba kwiyamamaza mu nzego z'umudugudu ni bande ni mwiyamamaze rero igikorwa cy'amatora cyatangiye si bisanzwe se umva njyewe w'umudugudu se yamamaza nyine ni njyewe manda zarangiye byamamaze bundi bushya imigabo n'imigambi nyine mva njyewe mbabwira muranzi mwese muraho turakuzi nitwa Karoli amazina yanjye yose murayazi pe muribuka ubushize ukuntu bitagenze neza ku kijyanye n'imirire iminywere ntacyo munshinja pe nabayoboye neza niyo wahiga imana abandi bagenjeje gute barabizi rero ntotora wenyine murakoze cyane niyamamazaga ihangane uze yamaze n'abandi nanjye ndiyamamaje bizanya ntutume mvuga amagambo menshi nitwa Ntwari Libe yego nanjye nkaba niyamamarije kuyobora uno mudugudu aho ni sawa aho undi mukandida ni uwuhe usigaye muri bano babiri tubonye babiri okay cyangwa se reka twamamaze nabo niba hari undi muntu wakwiyamamariza kuba mudugudu undi muntu amureka mukamuha uburenganzira bwe akiyamamaza nawe reka nitwamamaze uyu mugabo bitebye utigita ubaye babiri murahagije umva bene data mureke abayoboye amatora gutanga uburenganzira kuri bayobozi ndasaba umwanya n'ijambo njye mvuna abandi mvugisha ukuri kabisa igikorwa cy'amatora twatangira tugatora tugakura ibintu mu nzira ibindi mivana nuko nibyo uvuze ni ukuri dutoraho okay mwarangije gutora yego warangije rero aragezana agapapuro k'amatora ke ubundi dushyire mu gasanduku k'amatora warangije mbere nashyire mu gasanduku k'amatora karafunze murakoze munyarutse abandi basigaye muri hehe igisigaye mvuna abandi yego ninjye nazwi ninjye mukire muri mudugudu ijwi ryanjye fatari ngatonde ntawemerewe gukoramo rwose birabujijwe wemera amakuru yenda ugende nizere ko mwitoreye inzego z'ibanze zizabagirira umumaro yego ubwo tugiye gukurikizaho igikorwa cyo kubarura amajwi tubabwire uwabaye mudugudu w'amayobera murakoze cyane urasobanutse rwose no kwisiganirwa yego murakoze cyane hari abantu bari gusubira ku nzago bari kuri teke abantu banywaga za byeriye barasubira mu nzago n'ibindi n'amandare ntashari dufite nta kibazo mbona abandi ndabona abandi bimikwe umva ufite ubwoba si ndabivuga ufite ubwoba hari abantu bose bavuga se
ntago nagize ubwoba niyamamaje mbishaka n'abandi nyine mugomba kureka abandi nabo bakimikwa bakabaho midugudu umva ukomeye mu mutima nabo bakeneye no umva ukomeye kora hano wowe ariko si bari abantu ubona ko batinze bogira bakadukura ariko ikintu kigaragara ruswa muri yazi ubwo zirimo tu nta ruswa none siko biba ari gute none ruswa ivuye he ko tutoresheje udupapuro Umunyarwanda avuze ukuri ati umutinda kundi cyaro arotaga cyangwa none bari mu biki oya umva ibyo mu byihorere bagomba gukorana ubushishozi bwabo bino ni ibintu bigomba kwitwa basobanutse rata imbere barasobanutse na amakenga bajya bari abantu basobanutse ariko mujye mugira n'amakenga no shaka ntari reka bitonde ariko baduha umuyobozi muzima urakoze cyane urakoze usobanutse ariko ntibatinde badukura izuba rero ariko uko ushaka kujya kujya ngo ariko ahubwo ari no gushyuhaguzwa wakwitonda se icyaka kiramwishagira ngo yamize ipasi abayobozi bakuru aha ubwo reka dutega amaso mbese ako abaturage beza rero mwakoze cyane kwitorera inzego z'ibanze ubwo tugiye kubabwira wegukanye amajwi y'umudugudu wanyu w'amayobera reka umuyobozi akugezeho wabaye mudugudu n'izindi nzego zimukurikiye uko ari enye murakoze muyobozi mwahaguruka mu byicaro byanyu mukagezaho abaturage amajwi bumva imyanya bagize murakoze ndabashimiye amatora mwabyitwayemo neza rwose noneho rero tugiye guhera ushinzwe amakuru bamwita Muhizi Prospere yagize amanota 6 kuri 15 noneho ushinzwe iterambere yitwa Kabahizi Egide yagize amanota 7 kuri 15 ukurikiyeho yitwa Kaberuka Tasiye yagize na 7 ashinzwe imibereho myiza y'abaturage mutekano yabonye amajwi 5 kuri 15 muri kumva tukaba tugeze ku mukuru w'umudugudu ari nawe nyiri gikorwa nyine namwe murabyumva ni uwo bita Ntwari Libe mureke mbabwire ntabwo dusubira mu nyaboneka mwibeshye mu matora mwari mwabona koko mudugudu ufite ubumuga bwo kutabona ukomeye umutima urumva se mutibeshye ibikorwa byawe niba bikugejeje twongera tuvugane ibikorwa byawe mwicare ngiye bansobanurira itonde muturage mwiza itonda abaturage ubundi nibo bagira ute bihitiramo umuyobozi mwiza none ko nta ruhare twagize kugira ngo udatorwa urukwirirwa rwose wivuna ahubwo umuturage wumvira umuyobozi ugiye kukuyobora
mudugudu igituma bamugira icyizere abaturage ni uko ashoboye kuba afite ubumuga ntabwo bivuze yuko adashobora kuyobora umudugudu. Icya mbere mwabonye yuko yatoreye kuri buraya ye azi kuyandikisha, ubwo rero arashoboye. Ntabwo uzi ko abantu bafite ubumuga bashoboye. Ubwo rero ihangane muvandimwe, icyizere twakugiriye nanjye kankongera amashyi. Muyobozi, twakiriye umuyobozi wayo umudugudu w'Amayobera. Oya bivuge ngo mudugudu arakomeza n'ubundi ayobora isibo yari asanzwe agira gute ayobora. Noneho rero nk'ubaye mudugudu yagira icyo ageza ku baturage. Ako kantu yego leta bwera nongeye kwirirwa. yego baturage b'umudugudu w'Amayobera, ndabashimira kuri iki cyizere mungiriye ngo nuko cyo kuyobora uno mudugudu w'Amayobera. Mu by'ukuri ibyo tuzakora cya mbere na mbere ni ukurigezaho iterambere rishingiye kuri byose. Icyo tuzibandaho kugira kitazagira aho kibonera kugira ngo kinjire mu mudugudu wacu, nta kindi ni ukurwanya abagabo bibasiye abangavu babatera inda. Icyo kintu tuzakirwanya twivuye inyuma kugira ngo umudugudu wacu udasubira inyuma. Ikindi tuzarwanya kugira ngo kitagera mu mudugudu wacu ni ukurwanya imirire mibi mu bana bacu kugira ngo bakurane ubuzima bwiza. Tuzagifatanya no kurwanya igwingira mu bana. Ikindi tuzakora cy'ingenzi ni ugufatanyiriza hamwe turinda ibyo twagezeho. Muri make ibyo byose nkuko mwangiriye icyizere ngewe uri hano imbere yanyu, ntago nzabigeraho njyenyine, ahubwo tuzabigeraho twese dufatanyije. Mu gusoza ndabashimiye, hanyuma twese twifatanye mu nsinzi y'umudugudu wacu kuba twitura abayobozi bashya. Murakoze. Ubundi nanjye nakwakiriye da, nanjye da urabutaga mwiza. Areka tuzafatanya, nanjye uzanyerekera. Umwakira ndakango Umuyobozi wacu ubu yabaye umubyeyi w'umudugudu. Nuko nabyo bizima. aha hantu ni sawa cyane. Murakoze cyane, akira ibiganza by'umugisha, Imana ibigufashemo. Ni wa baturage beza mwakoze, mujya muhora mwibwira ko